Umugabo wese ni umuhinzi. Umuhinzi uhubuka mu kugura umurima agura aharumba. Yagira amahirwe hakera bike. Ujye witonda mu gihe uhitamo aho uzabiba. Harabwirwa abagabo cyangwa se tera wishyuye usanga amafaranga yawe yarahiye. Nugira amahirwe hazajya hera bike, ariko ugomba kwitondera umurima wawe, ukawitondera, ukarambagiza cyangwa se ugashyiraho abakomisiyoneri bakagushakira ahantu heza hera kugira ngo uzabashe gusarura neza. Hari abagabo basekwa cyangwa se bari gusekwa, bacirwaho urubanza ko ntacyo bari kugeraho, cyane cyane abasekwa n'abakobwa cyangwa abagore. Kubona abagabo babuze akazi bari guhangana n'ubuzima kugira ngo babashe kubona irasiyo y'umunsi bishengura umutima. Niba ufite umugabo nk'uyu mu buzima bwawe, umuvandimwe, uwo mwashakanye, umwana cyangwa inshuti, mutera inkunga, umuhumurize. Nawe akwiriye amahirwe yo guhagarara gitwari, akumva ahawe agaciro. Birababaza gutekereza ku bantu hanze aha bari kurwana intambara tudashobora kubona buri gihe. Ntugaseke umuntu kuko ntuzi intambara ari kurwana. Umugabo mbwa aseka imbohe. Amagambo meza, ya magambo amwongerera courage, amubwira komeza, byanze ariko ejo byanze, ejo bishobora gukunda, ejo bishobora gukunda. Ni ibintu bishobora kumufasha mu rwego rw'uko ejo ushobora kujya kubona ukabona atanze cyangwa se agize amahirwe, cyangwa se hari ibintu mbese akajya ku kazi yishimye bitewe n'uburyo yasize mu rugo nabo bishimye cyangwa bamuteye courage. Ariko uko duca abantu intege hano hanze tubereka yuko ntacyo bazageraho, tubereka yuko bari gukora ubusa, tubereka yuko ntacyo bazimarira, n'imbwa biragenda bikaba affecta bakiheba, ugasanga n'ibyo bakora byose nyine. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ikaze. Nk'ibisanzwe nitwa Musinga Gracia, akaba ngiye tubana umunsi ku munsi ndetse no mu biganiro byinshi, akaba ngiye ubyihishe inyuma, yaba amakuru tubagezaho cyangwa se ibindi biganiro. Iyo ntari kugaragara akenshi ni ngiye bibiri inyuma. Rero uyu munsi nifuje ko twaganira, tukagira ibintu tuganiraho, ariko mbere yuko tubiganiraho hari umuvandimwe wanditse akantu hano nshaka kubagezaho nk'abagabo cyangwa se n'abandi bantu muze kukumva mwumve harimo ubwenge bwinshi cyane. Yaravuze ngo umugabo wese ni umuhinzi. Umuhinzi uhubuka mu kugura umurima agura aharumba. Yagira amahirwe hakera bike. Ujye witonda mu gihe uhitamo aho uzabiba. Harabwirwa abagabo cyangwa se abandi bose bataragura imirima. Uzi ko ari umugabo ataragura umurima cyangwa atarashaka aho kubiba, azitonde mu guhitamo umurima. Nuhitamo nabi uzagura ahantu hatera, wishyuye usanga amafaranga yawe yarahiye. Nugira amahirwe hazajya hera bike, ariko ugomba kwitondera umurima wawe, ukawitondera, ukarambagiza cyangwa se ugashyiraho abakomisiyoneri bakagushakira ahantu heza hera kugira ngo uzabashe gusarura neza. Habwirwa benshi hakumva beneyo. Rero mbere yuko dukomeza, ndabashishikariza nyine kubana natwe, mugasharinga ibiganiro byacu, mugakora subscribe ku batarayikora. Ikindi dufite gahunda ku bantu bafite abantu basa nkaho bakuze cyangwa se bafite ababyeyi bakuze, yaba ba sekuru na ba nyirakuru n'abandi bantu basa nkaho bakuze. Hari igihe umuntu asaza cyangwa muri ubu buzima ugakenera urwibutso rwe, reka mbivuge gutyo, nk'ikintu kimukwibutsa. Hari abakenera amafoto, hari abakenera video n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ubaye umufite wazampamagara cyangwa ukanyandikira, tukamusura, tukamuganiriza ku mateka, ubuzima banyuzemo kugeza ko icyo gihe harimo. Twarangiza tukavugana, video tukayiguha ukayibika. Cya gihe abana waba ufite abana bakuru ndetse nawe ubwawe ukajya uyikenera, ukayishyiramo ukayireba, ukereka abana ba nyirakuru, ukereka abana ba sekuruza. Nyine ni ibintu biba bimeze neza cyane. Rero uramutse ubikunze watwandikira tukabipanga neza. Hano umuntu umwe yaranditse ngo
hari abagabo basekwa cyangwa se bari gusekwa bacirwaho urubanza ko ntacyo bari kugeraho, cyane cyane abasekwa n'abakobwa cyangwa abagore. Hano hanze hari abantu bafite ipfunwe ry'uko bajya kurambagiza cyangwa se bajya babona umukobwa cyangwa se undi mudamu bakumva baramwifuje, ariko ubuzima babayemo cyangwa se ibyo bari kugeraho muri ubu buzima ntibibe bibemerera kujya kuvugisha uriya mukobwa cyangwa se uwo muntu bashaka, bitewe n'uko hari abantu hano basetinze imirongo cyangwa se basetinze ibintu byabo bavuga ngo bagomba kuzashaka umuntu ufite amafaranga, ufite ubuzima bwiza, ufite ahantu yigejeje. Ariko akenshi usanga bivugwa n'umuntu udafite none we ahantu yigejeje, ahubwo ateze amakiro cyangwa se ateze ubuzima kuri uwo muntu. Rero mu bagabo cyangwa se abasore batarajya kuri ibyo bintu usanga bafite ipfunwe cyane cyane n'ubwo buzima n'uburyo basekwa n'abo bantu. Uwo muntu yarakomeje aravuga ngo ubushomeri buraryana, kubona abagabo babuze akazi bari guhangana n'ubuzima kugira ngo babashe kubona irasiyo y'umunsi bishengura umutima. Munyura muri byinshi, ntabwo ari imifuka irimo ubusa gusa, ahubwo harimo n'ibyiyumviro bibabaje byo kumva ko watsinzwe ntacyo ubashije no kubura ibyiringiro. Uvuga ngo hano hanze umuntu arabyuka akajya guhiga, akagenda agashakisha, agakora iyo bwabaga, agashyiramo imbaraga zose zishoboka, agakoresha ubwenge bwe bushoboka, ariko ugasanga imbaraga yataye, imitekerereze ye yakoresheje kugira ngo abashe nyine uwo munsi utambuke ntungana n'ibyo yinjije, kandi umuryango we ukeneye byinshi biruta ibyo yinjije. Rero ni akababaro cyangwa se ubashije kumenya mu mutima w'uwo muntu uburyo ameze, ni agahinda, ni ibibazo, ni abahura n'ibibazo birenze wowe kumubona inyuma. Hari abantu babayeho hano hanze mu kubabara bitewe n'uburyo mu buzima icyo berekejeho mu maboko cyangwa se ibyo bari gukora byose bitari kugenda neza, kandi bari gusabwa ibintu birenze ubushobozi bwe. Yarakomeje aravuga ngo munyura muri byinshi, ntabwo ari imifuka irimo ubusa gusa, ahubwo harimo n'ibyiyumviro bibabaje byo kumva ko watsinzwe ntacyo ubashije no kubura ibyiringiro. Birakomeye kubona umuntu ukora ibishoboka byose yihebye ashakisha ibyatunga umuryango, ibyo ahura nabyo ari imiryango ifunze no kwirengagizwa. Ugasanga ugiye ahantu gushakisha ubuzima cyangwa se ugiye gufungura ahantu, ariko aho ugeze hose ugasanga imiryango irabanye. Wagera hariya wajya gusaba akazi ugasanga kashize, wagera hariya ugasanga bari gukoresha icyene wabo, bari gukoresha ruswa y'amafaranga kandi we nta kintu ufite. Bisa aho ugeze hose ugasanga ubuzima cyangwa se ugasanga amahirwe ntayo ufite. Uhita utekereza abantu basize mu rugo, ugatekereza ibyo uri kubazwa, ugasanga umuntu nyine ahora mu gahinda gakabije bitewe n'ubuzima anyuramo, ntawe afite yatakira, ntawe afite wabimukuramo. Ugasanga abantu babayeho mu buzima nk'aho nyine mu buzima bwo kwiheba. Rero uwo muntu iyo atabonye umuganiza, rimwe ujya kumva umuntu yiyahuye, ukumva umuntu yakoze ibintu bidasanzwe bitewe n'agahinda gakabije kaba muri we cyane. Birakomeye kubona umuntu abagabo batabasha kwigurira urukweto rwiza cyangwa imyenda, atari uko badafite amafaranga, ahubwo ibyo umuryango ukeneye buri gihe biza imbere. Akenshi hano hanze abantu bajya mu kazi, uzatangazwa n'uburyo umuntu akorera amafaranga, yewe ukaba uzi ko anakorera n'umushahara mwinshi, ukaba uzi ko yinjiza amafaranga menshi, ukaba uzi ko akora n'akazi keza, ariko ukibaza uriya muntu wenda ahora mu nkweto imwe, ahora mu ipantaro imwe cyangwa se abiri, wenda ugasanga yambaye amapantaro abiri mu cyumweru, ariko ajya kureba ugasanga umugore we arahindura urukweto, arahindura igitenge, arahindura. Rero hano yaravuze ngo usanga abantu babazwa ibintu byinshi ku buryo atabona n'utwo gusagura ngo agure agakweto, ahubwo washimishwa no kubona umuryango we bariye, abana be bambaye, ariko we nyiri kuyashaka ugasanga we nyine ari aho ngaho. Ukibaza uyu muntu se yayakorera yashyira he? Kumbe hari ibintu ari kurwana nabyo. Hari abantu
abereyeho kugira ngo bishime. Barakomeje baravuga ngo ubyuka buri munsi wiringiye kubona impinduka, ariko ibyo ukomeza uhura nabyo ari ugutenguhwa guhoraho. Ni ukuvuga ngo urabyuka kano kanya uba uzi ko ugiye guhiga kandi uri buronke akenshi na kenshi, ariko wagera ugasanga uko wabitekerezaga siko bigenze. Wagera ugasanga niba waranguye utuntu ugasanga uri kuzunguza ku muhanda, abapolisi barabitujyanye. Washora ahantu ugasanga urahiye, wagura umurima ahantu ugasanga wenda ni mu manyanga, ugasanga nabwo urahombye. Rero ugasanga uko wabitekerezaga cyangwa se uko wagiye kuri tere ubitekereza siko biri. Uburibwe mu mutima uburibwe mu mutima wihanganira, wumva nkaho udashobora kubiruhukaho. Bigaragarira n'abakuri hafi, ntabwo ari ku mafaranga gusa, ni ku gaciro n'icyubahiro cyawe. Uvuga ngo iyo watakaje ibyiringiro cyangwa se abantu bari kukubona kuri block cyangwa nta kintu uriho, ibyo bijyana nuko nta gaciro nyine muri societe baba bagufata nk'umuntu uraho, babumva nyine ntacyo uvuze, nta jambo. N'abana usanga iyo ufite abana nyine nta kintu baba bari kukubaha, ntago bakubaha bitewe nuko bavuga papa iki ni umuntu uraho nyine nta gaciro ugira. Ariko ifite amafaranga urabizi ko amafaranga yavuga ngo ni musema kweri, ifite amafaranga nyine ibintu ijambo ryose uvuze riragenda, aho kubise haroroha. Uvuga ngo icyo ushaka cyose kiraba. Rero tekereza ku buzima butarimo ibyo bintu byose, nta mafaranga, nta cyubahiro, gusuzugurwa, nta gahindo ugenda ukabana nako hahandi utabonye umuntu ukuganiriza, ushaka gukora igikorwa kibi. Ibibazo ntabwo bikugiraho ingaruka wenyine, birakomeza bigafata no kubagukunda bose. Kenshi bikangiza imibanire yanyu, bikazana guhoza ku nkeke yo guhangayika no kwiheba. Uburemere bukaba bwinshi, bamwe bahitamo guhanganira nabwo mu kabari. Ubundi ahantu hari ubukene henshi imiryango itangira no kuryana, bitewe nuko iby'imiryango ikeneye, umugore akeneye igitenge ntacyo ari kubona, akeneye amavuta meza ntari kubona, kandi kera wenda yarayabonaga. Abana ugasanga mu muryango batangiye kugongana, batangiye no kukwita imbwa kandi uri umugabo, batangiye kukwita amazina nyine ataguhesha icyubahiro. Kandi nk'umugabo uba ugomba icyubahiro, bakugomba icyubahiro. Iyo batangiye kukwita amazina nyine agaragaza nkaho ari kugusuzugura n'iki, ufata kagahinda kose. Wababonye abantu bakugurira inzoga cyangwa wabonye kunywa agacupa kagenda, ugasanga umuntu araye mu kabari, ugasanga umuntu ari gutaha saa 7 saa 8 z'ijoro kubera ko yabuze ahantu ahungira ibibazo. Niba ufite umuntu hano, hari inama ku bantu nk'abo ngabo, cyangwa se ku bantu babana n'abantu bameze gutya. Niba ufite umugabo nk'uyu mu buzima bwawe, umuvandimwe, uwo mwashakanye, umwana cyangwa inshuti, mutera inkunga, umuhumurize. Nawe akwiriye amahirwe yo guhagarara gitwari, akumva ahawe agaciro. Birababaza gutekereza ku bantu hanze aha bari kurwana intambara tudashobora kubona buri gihe. Ntugaseke umuntu kuko ntuzi intambara ari kurwana. Umugabo mbwa aseka imbohe. Kuvuga ngo umuntu wese ushobora kuba uri umugabo, ushobora kuba uri umugore, ushobora kuba uri umwana, ushobora kuba uri uwo ari we wese ubana n'umuntu ufite cyangwa se ugaragara ko abayeho muri ubwo buzima. Kumubwira amagambo meza, ya magambo amwongerera courage, amubwira komeza, byanze ariko ejo byanze, ejo bishobora gukunda, ejo bishobora gukunda. Ni ibintu bishobora kumufasha mu rwego rw'uko ejo ushobora kujya kubona ukabona atanze, cyangwa se agize amahirwe, cyangwa se hari ibintu mbese akajya ku kazi yishimye bitewe n'uburyo yasize mu rugo nabo bishimye cyangwa bamuteye courage. Ariko uko duca abantu intege hano hanze tubereka yuko ntacyo bazageraho, tubereka yuko bari gukora ubusa, tubereka yuko ntacyo bazimarira, n'imbwa biragenda bikaba affecta, bakiheba. Ugasanga n'ibyo bakora byose nyine bafite ryapfunwe ry'ibintu tubabwira, bafite ryapfunwe ry'uko nta mahirwe bari kujyana nayo mu buzima.
rero turashishikarizwa aba bantu kubereka urukundo rumwe, niyo waba turwishakamo cyangwa tutaturimo, ariko tugerageze kubereka yuko turi kumwe nabo kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza. Rero turashishikarizwa nyine kubana mu buzima ubwo ari bwo bwose, yaba ari umuntu navuga udafite icyo afite, ariko ni umuntu. Gerageza kumwakira uko ari kandi umwereka urukundo, kugira ngo ejo n'ejo bundi Imana ishobora gukora impinduka ugasanga abashije kugera ku bintu bifatika. Rero reka tubashishikarize gukomeza kubana natwe, kandi ibiganiro byo nakagaruka. Murakoze cyane.